ku munsi abakobwa batagira kivugira 50% turahohoterwa kuko tutagira abo turirira tukarumagiho abo turirira nibo baduhohotera dutekereza kubarega ku nzego zibishinzwe tugasanga ntaho twaba dusigaye tugahitamo guceceka bakobwa mwiceceka ko hohoterwa ribakorerwa mutinyuke mugane inzego zibishinzwe mureke izo nyamaswa zitagira ubumuntu ntimukabikore nkanjye nimutinyuke nagarutse nanone ngenze mbabarira ntunyegere tumaze kunkorera kuko ntabwo byaguhagije noneho nje mu mahoro ko tuganira Rashi kuko nabaho kuko namenya n'ubwenge niwe shitani y'amahembe nahuye nayo utinyuka ukirengagiza ko dufitanye isano kuri anko wanjye ukwiye kumfasha si ibibazo byanjye ahubwo niwe uri kunkorera ibishitani Sandra shanda gukunda wowe nk'urukundo rwawe uriko nakubera ababyeyi bawe batatu Ako minsi umaze umuhohotera nifuje kukwica bitekerejeho neza nsanga Imana yari kuzambaza amaraso yawe nyamara kubitekereza ese mpitamo kwica njyewe ubwanjye ko nta kintu maze none si Sandra Imana nikubaza amaraso yawe wamenye uzayisubiza ngo iki Rashi nzi neza umuhenga izabihehe Imana nibimbaza nzasubiza ngo wanyikoreje umutwaro ntashoboye kwikorera niyo mpamvu nanjye nivukije ubuzima Sandra Sandra oya Sandra reka ibyo ntabwo birimo Sandra oya Dekura oya Sandra Sandra reka undi warangije kunyica Sandra reka se wari wangeje nsundi
Sandra. 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 Reba umuntu ugeze, reba. Reba Sandra. Nani ntabwo biguhagije. Sandra. mwabibonye nimubikora nkanjye bizarangira mubaye inkoramaraso nkanjye. icyo nabashishikariza ni kugana ubuyobozi kuko ndabwizeye cyabagikumira bakakurenganura kandi ugahabwa ubutabera bukwiye. ndabinginze ntimuzabe nkanjye.